Muri iyi video turiga uko wabyaza Android yawe amafaranga biciye mu gukora video ukazishyira ku mbuga nkoranyambaga. Kurikira video yose. Ufite telefone nziza? Telefone yawe ni nziza cyane, iri mu zigezweho, zikunzwe, nziza, zigaragara neza, zifite amashusho meza, yewe zifite n'uburambe, zifite processing iri ku rwego rwo hejuru. Ariko nubwo telefone yawe ari nziza, nta kikumariye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko benshi na benshi iyo bafite telefone zabo, umubare mwinshi ni guhamagara, kureba amavideo yakozwe n'abandi, content z'abandi ndetse n'ibindi. Nta ibyo bidahagije, ntabwo uzi yuko ushobora kureba video z'abandi nawe izawe ukazikora, cyangwa se nawe ufite izawe ukora. Birashoboka cyane. Mu byo ukora byose mu buzima bwawe bwa buri munsi, internet yawe ugura wakabaye uyibyaza amafaranga. Nibyo, hari abantu bagura internet y'ukwezi ikarangira gutyo gusa, ari ukwandikira kuri WhatsApp, kureba video z'abandi, nyamara ntatekereze yuko nawe yakora iziwe zikarebwa, nawe akajya mu mubare w'abafite video zinjiza cyangwa se zirebwa. Video zawe iyo zimaze kurebwa cyangwa se iyo umaze kugira abagukurikira ku mbuga zawe, utangira kwinjiza amafaranga. Ariko si ibintu bibaho gutyo gusa. Tera agatebe, ukore subscribe, like, share na comment, ubundi tugendane nkubwire uburyo wabyaza internet yawe amafaranga, cyangwa se smartphone yawe Android. Si ngombwa kuba ufite iPhone, Samsung n'izindi. Android ziciriritse nabyo nazo zirabikora. Bikorwa bite rero? Kurikira. Birashoboka ko ushobora gufata telefone yawe ya smartphone ugafungura YouTube cyangwa se ugafungura TikTok account. TikTok account yawe ukajya uyishyiraho video zawe zo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ushobora kwifata video uri kurya, ushobora kwifata video urimo urahinga, ushobora kwifata video uri umukozi wo mu rugo woza ibyombo, ugira gute. Izo zose ni content cyangwa se icyo twita ibiganiro byawe. Warangiza ukazifata ukazishyira ku mbuga nkoranyambaga zawe, urugero TikTok account, YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'izindi. Izo mbuga zose tuvuze aho ngaho zirahemba, ariko si bose basobanukiwe uko zihemba. Icyo ngira ngo mbabwire, ndagira ngo mbakangurire kuba mwakwikuramo kujenjeka no kwicara no gupfusha internet yanyu ubusa. Internet ibyara amafaranga, ibi natwe turimo bibyara amafaranga, nawe wabikora kandi birashoboka. Ntabwo bisaba amashuri, ntabwo bisaba kuba ugize gute, bisaba gusa kuba ujijutse ndetse no kujya mu murongo ngenderwaho, ukirinda gutandukira ujya mu bisenya cyangwa se mu bitanya umuryango nyarwanda, ahubwo ukajya mu byubaka kandi bigufitiye akamaro. Aha, birashoboka cyane. Fata telefone yawe kano kanya tuvugana, ufungure imbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, Instagram ndetse na Twitter. Nurangiza uhimbe content cyangwa se uhimbe ikiganiro cyigisha cyangwa se kigaragaza bimwe mu buzima bwawe bwa buri munsi bw'ibyo burimo, bityo abantu bazagukurikira bishimira ibyo ukora, uko bagenda bamenyera cyangwa uko ugenda ubamenyereza. Aho ibyo bidahagije, nyuma yaho uzemerwa n'izo mbuga nkoranyambaga ziguhereza uburenganzira bwo kugira gute bwo gutangira guhembwa. Niba iki kiganiro ugikunze, kora subscribe, like, share na comment, ugisangize bagenzi bawe. Next video nzakwereka zimwe mu mbuga ushobora gukoresha nziza ndetse nuko wazifungura, kandi abakeneye kugira ngo tubafashe mutwandikire inbox.